Mitsingira hende. Uziko mbanye umukobwa usa n'umwe wawe aje hano muri quartier. Ngo? Mbanye wa mukobwa wawe aje hano muri quartier. Osha. Ndurumvise sha. Ndurumvise. Cyakoze urangana n'imfura yawe. Amakuru yawe. Yemvuye hano ukazi no nkorera. Nta kibazo nakora. Uravuga ngo twiriwe mwatworoheje. None washidikanya? Washidikanya. Navuga akarengane ko munsi kuntu ndeba se. Umugera umwe wamuhaye isukari yanjye. Ngiye mu mpembe ngiye nigendere ndabirambiwe. Bite se mwana wanjye bite byakugendekeye bite? Atinyuka ze ankubitire mu maso y'abantu, ankubitagura ingumi antsindagira hano hasi aniga ndicamaka. Unyambuye uburenganzira bwanjye mu rugo rwanjye ku mutungo wanjye. Nukuvuga ngo warabwahiye, ndavuga ubwatsi. Urabusekura, urabungaburira. Nk'umuntu w'umuyobozi ubu uyu mudugudu murabona nzawuyobora nte ari nge wagatanze urugero. Ubu isura yanjye ntabwo muyangije ko muri byo ngiye gukora ntabwo birebana n'ubuyobozi. Ntabwo duhuye. Ejitani ni so na nyoko na so wanyu na kandi ko beshanje saza. Ugiye gusaza banduranye. Phone niwe wayitwaye banze umenyemereye. Ese hari amafoto ufite ngiye ntwara telefone. Wasinze nyenda kubitwa. Reka kurwana. Ntabwo ndwana ndamukubita ibitugu byo mbigira ubyanyamaturi cyangwa sha. Ubu wemeye kujya mu kagozi? Uvuga Jojo. Naneho uretse kumbwira niwe muyobaraje. Niko muru. Ubu mbaye uwande koko. Nasinga kumva ushaka kurwana s'umuntu. Urukumva ushaka kurwana s'umuntu. Univuga ata. Ubu uyu mudugudu abantu bajyaga baza ahangaha nkabunga, abantu bajyaga baza ahangaha ngagira nte Umwe ni wawe. Nta mbaraga mfite zo kwirukanka inyuma yawe. Umva icyakoze ibikubaho uzabyirengere.